zarana nande nagaswere Nzarana nawe rahira nukuri sindonye muraza. Abantu benshi mukomeje kwibaza ibanga Papa Goriza akoresha akabasha kuvugishamo igipupe cye maze kikabasha kuvuga. Bira ni ibintu byoroshye cyane. Nawe se wari uzi ko ushobora kwivugishiriza igipupe maze kikabasha kuvuga? Bira ni ibintu byigwa mu mashuri, byigwa mu Rwanda ndetse n'imahanga. Byitwa ventriloquism. Ni uburyo umuntu abasha kuba yavugishamo igipupe cye ubundi kikavuga. Papa Goriza mwari muzi impamvu iyo Goriza iri kuvuga mutajya mubona iminwa ye cyangwa se anyeganyega? Bira nukujya mutamuvumbura. None se ubundi mwari muzi ko Papa Goriza yari kuvugisha igipupe? Mwari muzi impamvu kuri akuboko kwe cyangwa se ikiganza cye mutajya mukibona? Ibi ni byo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Bahaye ikaze. Jye nitwa Justin Rakoze, umungu w'Abanyarwanda. Ngaho kanda subscribe nona. Amarushanwa yo kuvugisha ibipupe ni amarushanwa mpuzamahanga. Abantu benshi barabizi kandi abenshi barabisangana. Namwe murabimenyereye ko Goriza ari umunyarwanda. Reba nk'iyi video. Are you ready? Yeah, I'm ready. Hit it. Wait, you're gonna... Ura ni umugore rwose wamenyekanye kuri iyi si, umugore uzi kuvugisha igipupe akaba yabasha kukivugisha ukabona ko ari igipupe kiri kuvuga nubwo ari uyu mugore uri kuvuga. N'Abanyarwanda barabitangiye. Nka Papa Goriza mwaramumenyereye kavugisha igipupe cye maze kikabasha kuvuga, aho akoresha ibiganza bye ndetse agakoresha n'umunwa we ndetse n'ubwonko bwe. Akenshi na kenshi iyo ujya kuvugisha igipupe wita ku bintu bitatu. Ikintu cya mbere wita ku bakureba, ikintu cya kabiri wita ku bwenge bwawe, ikintu cya gatatu wita kuri body movement cyangwa se muvuma zawe. Akenshi na kenshi muzabona Papa Goriza avugishamo igipupe cye. Iyo ajya kuvugisha igipupe cye banza witegereze iyi video ubundi uze kureba uburyo Papa Goriza bigenza maze igipupe cye kikabasha kuvuga. Uri mwiza, uri umusore w'icyuki. Mubyumva njye ndwagara nsrengo ni mwiza gahakana. Ngayo ngoko mwibazaga impamvu Papa Goriza yari kuvugishamo igipupe cye atajya agaragaza ukuboko kwe. Ubundi abamureba baba ari abantu bose bafite amatsiko yo kumenya niba ari igipupe kiri kuvuga cyangwa hari n'undi muntu uri inyuma yirase n'abari gukora. Akenshi na kenshi uyu muntu uri kuvugisha igipupe agerageza kuvuga ndetse akagerageza no gukoresha ibiganza bye ukabona ko ari igipupe cyavuze. Urugero, rero neza nshuti zanjye, muraho. Urumva ahangaha ndi kuvuga ngo muraho neza nshuti zanjye, mwabonye ko iminwa yanjye itigeze inyeganye. Ibi rero nibyo Papa Goriza akoresha. Noneho agerageza gukora movement kugira ngo uze kubona ko ikiganza cye cyangwa se akaboko ke ariko cya gipupe cyavugaga, kuko ikiganza cye kiba cyazamutse kikagera mu mutwe wa cya gipupe. Noneho ukuboko kwe kukaba ariko kugaragaza ibintu ari kuvuga. Urugero, muraho neza. Akenshi iyo umuntu ajya kuvugisha igipupe yirinda ikintu cyose icyo ari cyo cyose cyatuma amatsiko y'abantu abasha kuvumbura ibiri kuba. Ahangaha niho Papa Goriza abashe kuvugana na Tycoon ubwo bari mu kiganiro one on the one, aho baganirije Goriza ndetse akaba ari kwiganiza nawe ubwe. Reba ukuntu babigenje. Kondera akitwa Alexis Dusabe. Gori nabwo Alexis Dusabe. Nibyo wabyumvise neza. Iyo igipupe kiri kuvuga akenshi na kenshi hari ibintu byinshi umuntu yitaho. Nawe rero ubwawe wakora igipupe aka kanya kikavuga. Ubundi iyo igipupe kiri kuvuga umuntu ubusanzwe ukoresha igipupe aba yiri ibintu yize kandi akitoza imyaka myinshi, aho yirinda kuvuga ingombajwi zimwe na zimwe zatuma abantu bamuvumbura. Aho ajya kuvuga ma akayivugamo na, naho pa akayivugamo ta. Ubundi Goriza yajya kuvuga ari amagambo akenshi na kenshi usanga avuga amagambo nka ma akayivugamo na, ubwo yajya kuvuga mama akavuga nana, yajya kuvuga papa akavuga tata. Amarushanwa yo kuvugisha ibipupe ni amarushanwa abantu benshi bitabira, na Papa Goriza ndetse ajya yitabira ndetse akabasha gusetsa abantu akoresheje Goriza kandi ari uri gukora wenyine. Ibi rero ni ibintu bisanzwe, nimukagire impungenge. Hari abantu benshi nabonye bita kiriya gipupe ngo ni akadayimoni, abandi bakakita agashitani, abandi ngo ni akagini. Hari abantu bari kujya impaka barimo baravuga bati Goriza ni igini, abandi bati Goriza ni agashitani. Ko bari kuvuga nagira ngo rero uca amazimwe ubabwize ukuri. Uri iki? Ndakasara gasize. Uri iki agahungu? Bira ni ibintu bisanzwe rwose, ni ibintu nawe wakikorera ndetse nanjye nabikora. Ngaho mwandike muri comment
mutubwire ukuntu mwabyumvise. Njye nitwa Justin Irakoze, umuhungu w'Abanyarwanda.